muraho kandi ngiye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza n'ibihe byiza mu giterane Imana yaduteguriye kugira ngo tubusheho kunguka ndetse no kwiga umutima wayo w'igiciro cyinshi. Ngiye gukomeza nsoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 mpere ku murongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 22 tugeze kuri 25. Uravuga ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Ariko amaze imyaka 40 avutse, yigira inama mu mutima we kugenderera bene wabo ari bo bana ba Isirayeli. Abonye umuntu urengana aramutabara, ahorera urengana akubita umunyegiputa. Yibwiraga yuko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe, ariko ntibabimenya. Twese tuzi inkuru y'umuntu witwa Mose mu gitabo cy'Itangiriro. Mose ni umuntu wavutse mu bihe bikomeye ndetse bigoye, kubera ko yavutse mu gihe ubwoko bwe bwari buri mu bubata bwa Farawo muri Egiputa. Nta na kimwe cyari cyoroshye, kuko abantu barakubitwaga, baricwaga, bicishwaga inzara, nta guhumeka, nta bwisanzure bwari buhari, kubera ko Mose yavutse igihe abana bose b'abahungu bavukaga bagombaga kwicwa batawe mu mugezi. Icyo gihe rero nibwo Mose yaje kuvuka. Bivuze ngo Mose ubundi yavutse ari uwo gupfa. Niyo mpamvu birerekana ko nyina yamuhisha amezi runaka. Ubwo yamuhishaga ntabwo byakunze ko akomeza kumuhisha, byaramunaniye. Niyo mpamvu birivuga ngo nyina yamuhoye akato gatoya mu rufunzo, agahuma n'ubushishi. Amaze kugahuma aragenda aryamishamo umwana w'umuhungu mwiza yakundaga. Nyuma arangije afata akato aragenda agashyira mu nkombe z'uruzi rwa Nili aho ngaho mu rufunzo. Ariko igihe kigeze ubwo umukobwa w'umwami yaryaga koga, ndetse n'abandi bagaragu bo mu rugo rwa se baje kubona ka kato gato karimo Mose. Ubwo bakabonaga birukanse bajya kureba icyo ari cyo. Ubwo bagapfunduraga basanzemo akana k'agaheburayo, bagashyira umukobwa w'umwami akarebye arakishimira. Ubwo yakishimiraga yaragafasha akajyana kwa se. Uku nguku niko Mose yabashije kurokoka urupfu rwari rwibasiye abana bose b'abahungu b'abaheburayo bari barimo bavukira muri Egiputa. Ubwo umukobwa w'umwami yashakishaga umubyeyi ushobora konsa umwana, umubyeyi ushobora kurera uyu mwana, n'ubundi nyina wa Mose niwe waje kurera Mose, kubera ko mushiki wa Mose yaje kubwira umukobwa w'umwami ko aramuzanira umubyeyi uzamwonsa akamwitaho. Nuko aragenda azana nyina wa Mose. Uko niko Mose yareze Mose, n'ubundi umuhungu we yarezwe na nyina umubyara. Mose amaze gukura, umukobwa w'umwami n'ubundi yaje kumujyana ibwami, abari batangira kwigishirizwa ubwenge bw'uburyo bwose. Uko nguko niko abaye intyoza mu kuvuga, aba umunyamurava, aba umunyambaraga, agira ubumenyi bwinshi butandukanye. Mose bitewe n'uko yari yakuriye ibwami kandi yari yigishijwe ibwami, igihe cyarageze
aza gutekereza kuri bene wabo, kuko abonye ubuzima bene wabo bari kubamo ntabwo byamushimishije. Yabonye ko hari ikishobora guhinduka bitewe n'uko yaramaze kuba umunyembaraga, yarabanze kuba umunyabwenge. Yatekerezaga ko hari ari umuntu ushobora gukura ubwoko bw'Imana, ushobora gukiza bene wabo amaboko y'umwami Farawo. Uko niko yabigerageje, ariko mu by'ukuri byagaragaye ko Mose atabasha gukura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Mose ubwe abyibwirijwe, Mose ubwe abyihaye, ntabwo ari umuntu ushobora gukura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Hano mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, umurongo wa 25 biravuga ngo, aho twasomye byakozwe n'intumwa 7:25 ngo yibwiraga yuko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe, ariko ntibabimenya. Icyabaho ni uko ubwo Mose yagerageza gukiza ubwoko bw'Imana, kurwana ku bwoko bw'Imana kuri bene wabo, Mose byagaragaye ko atabishobora. Mose ubwe rero ntabwo yari kubishobora. Abigerageje bwa mbere atekereza ko yabishobora, abigerageje bwa kabiri yabashije kubona ko atabishobora. Mose ubwo yaramaze kwica umunyegiputa nk'uko biri bivuga, ariko kurwana kuri bene wabo, yagize ubwoba bwinshi, aza guhunga igihugu cya Egiputa, ahunga ibwami, aragenda abaho ubwo ubuzima bwo mu butayu. Ariko nyuma yaho, icyo gihe Imana yaje kumugenderera. Nyuma y'imyaka 40, icyo gihe Imana yaje kumugenderera, amubwira ati, Mose, ndagira ngo ngutume ugende uvane ubwoko bwanjye mu maboko ya Farawo. Iki gihe Mose nta nubwo abitekereza ko yabikora, nta n'igitekerezo cyabyo yari afite. Si n'umuntu wumvaga ko yasubira mu gihugu cya Egiputa, ntabwo yabishakaga, kuko yaravuga ati, ntabwo nabishobora, se nahenguka mu maso ya Farawo. Ese ubundi ko ntazi kuvuga twavugana dute? Ari umutima ashobora kuba yaratekerezaga ati, navuyeyo nkoze n'ishyano, navuyeyo mpunze, ese ni gute nasubira muri iki gihugu? Rero Mose tubona aha ni Mose udashobora kuyobora ubwoko bw'Imana babukure muri Egiputa, ariko Mose nk'uwo ni Imana yatumye. Mose utayibasha ni Imana yatumye, Mose utabikora ni Imana yatumye. Ariko mu gihe yari Mose, yarakiri Mose ubasha kubikora, ntabwo Imana yabyemeye. Mu gihe yari Mose wumva ko yarwana ku bwoko bw'Imana, ntabwo Imana yamutumye. Ariko mu gihe yari Mose udashobora kubikora, icyo gihe nibwo Imana yabwiye ngo genda ubikore. Ahangaha kirimo nuko Imana yo ubwayo yashakaga gukora umurimo wayo binyuze muri Mose. Muri Mose yari afite ingingo ze zose. Mose yari muzima, yari afite amagara mazima. Ariko uko yaba ameze kose, ntabwo ari umuntu ushobora gukora umurimo w'Imana. Ntabwo ari umuntu ushobora gukiza ubwoko bwa Isirayeli amaboko ya Farawo. Niyo mpamvu Imana yo ubwayo, Imana itagaragara, yashaka gukora umurimo ukomeye cyane mu buzima bwa Mose. Yashaka gukorera muri Mose kugira ngo binyuze muri Mose ibashe gusohoza ubushake bwayo. Rero ubwenge bwa Farawo, ubwenge bwa Mose, ibyo yabarize byose, kuba yari afite imbaraga, kuba yari afite ibitekerezo bizima, ibyo byose ntacyo byari bimaze. Niyo mpamvu igihe yahindukaga Mose udafite icyazi, udafite icyo ashoboye, wa Mose udashobora no kuvuga, icyo gihe nibwo Imana yashakaga gukoresha Mose uwo. Niko igihe cyose bigenda, kuko ni Imana ishaka yo ubwayo kugaragara nk'Imana. Ni Imana yo ubwayo igihe cyose ishaka kwerekana ko ikomeye, ifite ububasha.
Imana idashaka kugira wisangira icyubahiro cyayo nawe. Rero kuba Mose atarafite imbaraga ntacyo byari bivuze. Kuba Mose atarabasha kuvuga ntacyo byari bitwaye. Kuba Mose nta buhanga nta bumenyi yari afite ko yabigenza ntacyo byari bitwaye. Icy'ingenzi nuko Imana iri gukorera mu buzima bwa Mose. Rero Mose ntabwo yagiye muri Egiputa yiringiye ikindi kintu icyo cyose kiva kuri we, ahubwo yagiye muri Egiputa yiringiye Imana yamutumye. Bivuze ngo Mose hagaze imbere ya Farawo adafite imyumvire ye, adafite umutima we, atitwaje ikindi kintu icyo cyo cyose, ahubwo yari yitwaje umutima w'Imana, yari yitwaje imyumvire y'Imana. Yarahagaze imbere ya Mose ya Farawo afite imyumvire iva ku Mana, umutima uva ku Mana. Rero umutima uva ku Mana nicyo kintu cyatumye abasha guhagarara imbere ya Farawo rwose ashize amanga. Iyo tubonye ibintu Mose yakoreye mu gihugu cya Egiputa, ntabwo ari ibintu umwana w'umuntu ashobora gukora, ahubwo kuko nibigaragaza ko ni Imana yo ubwayo yari irimo ibikora. Rero tubasha kubona ko mu gihe Imana iri gukorera muri twe, mu gihe Imana ituyoboye, mu gihe Imana irongoye ubuzima bwacu, byanze bikunze bitandukana kure cyane n'igihe twebwe turongoye ubuzima bwacu. Igihe Imana irongoye ubuzima bwacu dushobora gukora byinshi ndetse bikomeye umwana w'umuntu atabasha gukora. Mu gihe tuyoboye ubuzima bwacu tubasha gukora ibiri mu mbibi z'ubushobozi bwacu, ariko burya hari byinshi Imana yaduteguriye tubasha gukora mu gihe ariyo irongoye imibereho yacu. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko Mose amaze kuyobora ubwoko bw'Imana bakagera mu gihugu cy'isezerano, Abisirayeli batangiye kugabana igihugu cy'isezerano. Igihe kigeze bifuza umwami, Imana ibaha Sawuli nkuko twabibonye ejo. Ubwo Imana amaraga kubaha Sawuli akaba umwami wabo, ntabwo byabaye ngombwa ko Sawuli akomeza kuba umwami wa Isirayeli. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera ko Sawuli nubwo yari afite buri kimwe cyose kugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Twako dusomye mu gice cya 17 Samuel wa mbere 17 umurongo wa 33. Reka nawe tuhasome. Samuel wa mbere 17:33. Bibiliya avuga ngo Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya umurwanyi, kuko ari umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Aya niyo magambo Sawuli yabwiye Dawidi ubwo Dawidi yashaka kurwana na Goliyati. Igihe cyarageze Abisirayeli bakajya barwana intambara nyinshi zitandukanye. Barwanaga n'Abamidiyani, bakarwana n'Abafilisitiya, bakarwana n'ubwoko butandukanye n'amahanga atandukanye. Ariko iki gihe noneho mu gihe barimo bahanganye n'Abafilisitiya, ku ngoma y'umwami Sawuli haje kubaho ikintu gitangaje ndetse kibatunguye. Haje kuvunguka umugabo ukomeye cyane w'ibigango ufite imbaraga, ufite umubyimba munini. Uwo ni Bibiliya yitwa Goliyati. Goliyati ubwo yavumbukaga mu ngabo z'Abafilisitiya, nta Mwisirayeli n'umwe watinyutse guhangana n'Abafilisitiya. Bose bahiye ubwoba barirukanga, ndetse tudasize n'umwami wabo Sawuli. Niyo mpamvu Abisirayeli duhereye kuri Sawuli batakaje ibyiringiro byose. Sawuli yari afite buri kimwe cyose. Sawuli yari afite ingabo, Sawuli yari afite intwaro, Sawuli yari afite ibikoresho, Sawuli yari afite ubutware n'ubushobozi bwo gufata umwanzuro ari wose, kuko yari umwami. Ariko ikibazo Sawuli yari afite, nta mutima w'Imana Sawuli yabanaga nawo, nta myumvire y'Imana Sawuli yabanaga nayo.
ikintu Sawuli yabanaga nacyo ni umutima w'ubwe bwite, ni imyumvire y'ubwo bwite, yakoraga ibintu byose uko abyumva. Niyo mpamvu ubwo yasumbizwaga n'Abafilisitiya nta kindi Sawuli yashobora gukora usibye gusubira inyuma. Ubwo yatentebuka agacika intege, nta kindi yakoze usibye gutuma n'abandi bose bamukurikiye bacika intege. Kubera iki? Kubera hamwe n'imyumvire yacu, hamwe n'ubushobozi bwacu, turi abantu bashobora gukora ibintu biciriritse, ibintu biri mu bushobozi bwacu gusa. Rero mu gihe duhuye n'ikintu gikomeye nk'uko Sawuli yahuye na Goliyati, mu gihe duhuye n'imbogamizi nyinshi utagereranya n'ubushobozi tufite, icyo gihe ibintu tubivamo, icyo gihe ibintu utabireka uko bigenda. Rero nta kindi Sawuli yabashije gukora usibye kuyobora benshi mu bwihebe, mu bwoba, mu gahinda no mu mubabaro. Nta kindi yari gukora usibye icyo ngicyo. Kubera iki? Intandaro nimwe gusa, nuko Sawuli yagerageje kuyobora ubwoko bw'Imana n'umutima wawe bwite. Iki cyari cyaha gikomeye cyane ndetse kibi cyane. Imana nubwo yari imushyizeho ngo abe umwami, ariko Imana yashakaga kuba umwami mu buzima bwa Sawuli. Mu gihe Imana ari umwami w'ubuzima bwa Sawuli, uko niko ubuzima bwa Sawuli buzaba icyitegererezo ku bandi bose. Mu gihe Sawuli ayoboje ubwoko bw'Imana, umutima w'Imana, ibintu byose bizagenda neza, bizamahoro. Sawuli azabona intsinzi, Sawuli azabona ibyishimo, Sawuli azagira umunezero. Siwe gusa n'abamukurikiye bose nuko bizagenda, kuko uzaba ari umurage uva ku Mana. Ariko Sawuli kubera ko ari umunyantege nkeya, nagerageza kuyobora abantu abayoboje umutima we bwite, nta kindi kintu gishobora kubaho usibye icyo tubona cyabaye. Abantu bahiye ubwoba, buzura amarira n'amaganya n'agahinda. Ako nyamara dusenye mu gitabo cya Dawidi, mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya 30 umurongo wa 8. Samweli wa mbere igice cya 30 umurongo wa 8 aravuga ngo, Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Icyo nshaka kuvuga ni uko igihe cyageze n'ubundi Imana yanga Sawuli, kuko Sawuli ntabwo yari mu mwanya Imana yifuzaga kuba arimo. Ntabwo umutima we wari uboneye imbere y'Imana. Imana yakibonaga nk'ikintu giteye ubwoba, nk'ikintu gikomeye cyane, kuba Sawuli yayoboza umutima w'ubwoko bwayo. Niyo mpamvu Imana yitoranyirije umwami uhwanye n'uko umutima wawe ushaka, ari we Dawidi. Ubwo yamutoranyaga ubwo yarivugiye ngo, mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Uyu azakora ibyo nshaka byose, azasohoza ubushake bwanjye. Iki ni cyo cyatumye Imana yishimira Dawidi yamutoranya. Dawidi ubwo yamara gutoranywa n'Imana akaba umwami wa Isirayeli, byanyuze mu magorwa akomeye cyane, kuyobora urugendo rukomeye cyane. Ariko urugendo rwose uko rwaba rurerure kose, Dawidi yizeraga ko Imana iri kumwe nawe. Yizeraga ko buri kimwe cyose kiri kubera mu buzima bwe ni Imana iri kugikora. Nta munsi n'umwe Dawidi yigeze atekereza ko ibimubaho byose biri kuva ku muntu. Byose byari biri kuva ku Mana. Dawidi ubwo yabaga umwami, ni n'uwo mutima yakomeje kubana nawe. Dawidi yabaye umwami wa Isirayeli, ariko ikintu gitangaje, bisa nkaho Dawidi atigeze umwami wa Isirayeli mu mutima we. Kubera iki? Kubera ko nta gihe Dawidi yigeze agerageza kugaragaza amarangamutima ye. Nta gihe Dawidi yigeze agerageza gushyira imbere ibitekerezo bye, gushyira imbere imyumvire, gushyira imbere imirebere ye. Ahubwo Dawidi yiyambuye umwanya w'ubwami, uwo mwanya awuha Imana mu buzima bwe. Bitewe n'uko ari uko ubuzima bwa Dawidi bwari bumeze,
bitewe n'uko ari uko umutima wa Dawidi yarahari. Niyo mpamvu Imana yamugize umuntu ushobora kunesha muri byose, haba mbere y'ingoma ye, haba na nyuma y'ingoma ye, haba mu gihe cy'ingoma ye. Dawidi yahuye n'ingorane n'amagorwa menshi cyane. Ibyo yahuye nabyo ntabwo ari umuntu wari wese ushobora kubirenga. Ariko igitangaje, Dawidi yarenze buri kimwe cyose uko kingana. Ari igitari ni kinini, Dawidi yabashije kukirenga. Dawidi igihe cyose yahoraga afite ubwoba, afite impungenge z'uko hari ashobora kuyoba, ashobora gukurikira ibitekerezo bye. Niyo mpamvu Dawidi atageraga yirezera ibitekerezo bye uko byaba bimeze kose. Byaba ari byiza, Dawidi ntabwo yizeraga ibitekerezo bye. Byaba bisa naho ari bibi, Dawidi ntizeraga ibitekerezo bye. Niyo mpamvu igihe cyose yumvaga ibintu atabyumva neza, Dawidi icyo yakoraga ni uko yabazaga Uwiteka. Dawidi yahoraga abaza Uwiteka igihe cyose. Dawidi igihe cyose yahoraga ashakisha umutima w'Imana mu byo arimo byose, mu byo akora byose. Shaka kumenya umutima w'Imana. Si umutima w'Imana n'uwe muri ibi bintu? Ese izi ngorane ndi guhura nazo umutima w'Imana n'uwe? Ese ibinenda gukora by'umutima w'Imana urimo n'uwe? Dawidi igihe cyose yahoraga afite amatsiko yo kumenya niba uko ibintu ashaka kubigenza ariko Imana nayo ibishaka. Dawidi yashaka kumenya niba mu by'ukuri Imana imwishimiye mu rugendo urwo ari rwo rwose yabaga akora. Dawidi yasangaga Imana itamwishimiye muri iyi nzira, yasangaga ikintu Imana itacyishimiye, nta mpamvu Dawidi yagombaga kugikurikira. Dawidi yarakirekaga. Uku nguku niko Imana yahindutse umwami mu buzima bwa Dawidi. Wari ubuzima bwa Dawidi ni Imana. Niyo mpamvu wari igihugu cya Isirayeli si Dawidi, ahubwo ni Imana ubwayo muri Dawidi. Niyo mpamvu Dawidi yabayeho ubuzima bw'ikuzo. Ndibuka umunsi umwe igihe Dawidi yarageze ku ngoma, birerekana ko yubakiye inzu ye nziza cyane, inzu y'imiberoshi, shyiramo ifeza, shyiramo izahabu, arayirimbisha. Ariko ubwo yamaraga kuyuzuza ntabwo umutima wageze utuza. Avuze ati isanduku y'Imana iri mu ihema, ariko njye ndi mu nzu nziza cyane. Niyo mpamvu yagerageje gushakisha kubakira Uwiteka inzu. Cyari igitekerezo cyiza, niba kibashobora kukigira. Ariko nubwo cyari cyiza, ntabwo Dawidi yabangukiye kugikora. Niyo mpamvu yashatse kumenya, ese ku iki gitekerezo nkigize, ku uyu mutima mufite, ese Imana yawishimiye? Ese ari bwari ubwo bushake bw'Imana? Ese sinabikora atari ko Imana yifuza ko byagenda? Niyo mpamvu Dawidi yashatse kureba umutima w'Imana. Ese Imana urabyumva? Ese mbikore? Ese kubikora ntacyo bitwaye? Ari njyewe natekerezaga ko ntacyo bitwaye. Ariko Dawidi yagize amakenga, ahari nabikora bifite icyo bitwaye. Niyo mpamvu Dawidi yagiye kubaza Uwiteka. Igihe Dawidi yabazaga Uwiteka, ntabwo Imana yamukundiye kubaka ya nzu. Ntabwo Imana yamukundiye. Yamubwiye ngo ntabwo ari we uzanyubakira inzu, ahubwo umuhungu wa Salomo niwe uzanyubakira inzu yo guturamo. Dawidi aramenya ati ntabwo yanjye uzubakira Uwiteka inzu. Cyari igitekerezo cyiza, ariko nubwo ari igitekerezo cyiza, sinereye ko nkizera. Nabajije, none Uwiteka ambwiye ko atari njye uzamwubakira inzu, ahubwo umuhungu wanjye Salomo uzansimbura ku ngoma n'uzubakira Uwiteka Imana inzu. Dawidi nta kindi yakoze usibye gutegura byose bizakenerwa mu kubaka inzu y'Uwiteka. Igihe cye kigeze, umuhungu we Salomo ajya ku ngoma, ategeka Isirayeli. Hanyuma ku gihe cye Imana itanga ituze, ntongera kubaho intambara nyinshi. Nguko ukuntu Salomo yubakiye Uwiteka inzu nziza cyane. Nguko uko isanduku y'Uwiteka yimukiye mu nzu ya Salomo.
mu nzu Salomo Imana yubakiye Uwiteka. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Abantu ntabwo twize. Bitewe n'uko abantu tutize dukora amakosa inshuro nyinshi. Bitewe n'uko abantu tutize tugira urujijo ku Mana, kubera ko ntabwo ubwacu ntabwo twisobanukiwe. Ahari umuntu ashobora gutekereza ko ari umuntu ushobora kuyobora ubuzima bwe neza. Umuntu ashobora gutekereza ko ashobora kwerekeza agaha ubuzima bw'icyerekezo. Ariko turi abantu bakwiye kugira amakenga. Kubera iki? Kuko ntabwo turi abantu baboneye. Dushingiye kuri Bibiliya ntabwo turi abantu beza, ntabwo turi abantu baboneye. Ntabwo turi abantu bazi byose. Ntabwo turi abantu bafite icyo bazi. Dushingiye kuri Bibiliya umuntu ni umupfapfa. Dushingiye kuri Bibiliya umuntu ni impumyi. Dushingiye kuri Bibiliya ntabwo turi beza, twarangiritse. Kubera iki? Kwa ko twese aho tuva tukagera turi abantu bavuka ku muntu umwe Adamu. Twese kuba tuvuka kuri Adamu twakojwe umutima wa Satani. Se mutekereza ko tubaho dukurikira umutima wa Satani aho twazagera? Ese mutekereza ko bene umutima waduha icyerekezo kizima? Ese murumva tudakwiye kugira amakenga mu gihe turi kuba ubuzima bwa buri munsi? Ejo ndashaka ko tuzaganira ku kintu cy'ingenzi. Ninde muyobozi w'ubuzima bwawe? Ninde muyobozi w'ubuzima bwawe? Iki ngiki mugitekerezeho. Ese ni njye? Ese hari njye umuyobozi w'ubuzima bwanjye ntaba ari ikibazo? Ese hari sinakwibwira ko Imana y'ubuzima bwanjye kandi ari mwe uyoboye? Hatandukanye bikomeye cyane. Ku buyobozi bw'ubuzima bwanjye yaba njye, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero bitewe n'umuntu uyoboye ubuzima bwacu, ibyo nibyo bigena imibereho yacu. Ibyo nibyo bigena ahazaza hacu. Ibyo nibyo bizagena iherezo ryacu. Kugira ngo iherezo ryacu ribe ryiza, si uko ari twe tuba tuyoboye imibereho yacu, si uko ari njye uyoboye ubuzima bwanjye, ahubwo kugira ngo iherezo ryanjye rizabe ryiza ni uko Imana yo yaba iyoboye ubuzima bwanjye. Ese ntushobora kwibaza ati Imana yayobora ubuzima bwanjye gute? Ese Imana ko ntayibona? Imana ko ntayikora? Ese ni gute Imana yaba umuyobozi w'ubuzima bwanjye? Biroroshye. Bibiliya itwereka uburyo ki Imana ishobora kuba umuyobozi w'ubuzima bwacu. Rero aya magambo dusomye ni igihe Dawidi yari arimo agisha Uwiteka inama ubwo Abisirayeli bajyaga ku rugamba, basize imiryango yabo hano hantu hari umudugudu witwaga Sikuragi. Ariko ikibazo ubwo bagarukaga bavuye kurwana, basanze umudugudu uri mushyo ugurumana. Basanze amazu yawo yose arimo acumbiye ku mwotsi. Nta muntu w'umuryango n'umwe bigeze babona. Iki gihe nicyo abantu bose bari kumwe na Dawidi batangiye kurira kubera agahinda kenshi bari bafite k'imiryango yabo. Bararize bagera igihe bashaka no gutera Dawidi amabuye, kuko batekerezaga ko Dawidi niwe ufitemo uruhare. Yabashutse baragenda, yabajyanye, nta basize barinze imiryango yabo. Dawidi agomba kubyirengera. Dawidi nawe agenda karamwishe cyane, ntabwo yari azi ikintu yakora. Ariko yibutse ikintu kimwe: bajije Uwiteka yambwira uko mbigenza. Bajije Uwiteka yampa icyerekezo. Niyo mpamvu yafashe efode yabaza Uwiteka ati ese Mana mbakurikire? Ndabafata. Uwiteka aramusubije ati rwose bakurikire, nta kirakubuza kubafata kandi ukagaruza byose bajyanye. Ubwo Dawidi yumvaga ijwi ry'Uwiteka ryamubereye inkomezi. Ijwi ry'Uwiteka ryamuha icyerekezo. Ijwi ry'Uwiteka ryamuvanye mu rujijo. Nubwo ntazi ahantu banyuze,
ariko Uwiteka ambwiye ko ndabafata. Bitewe nuko Uwiteka ambwiye ko ndabafata, arampa icyerekezo ngomba kunyuramo kugira ngo tugaruze byose. Nguko niko Dawidi yafashe za ngabo zose 600 ziramukurikira baragenda. Ntibari bazi iyo berekera. Gusa birivuga ko bageze ku gasozi bohe n'umwana w'umuhungu Umumareki wo niwe wayoboye, abereka ahantu imiryango yabo, amatungo yabo, abana babo bose bari bafashwe umunyago. Uko nguko niko Dawidi nawe bari kumwe bose bagaruje byose uko byakabaye. Birivuga ko bageze ku kagezi Besori, hari 200 bacitse intege barasigara ntibakambuka, abandi 400 barambuka bajyana na Dawidi. Ba 400 bose bari kumwe na Dawidi nibo bagaruje byose, barwanye bagaruza byose. Ntagira umwana n'umwe wabura, umugore babura cyangwa itungo babura, ikintu cyose cyose nta kimwe babuze, ahubwo bagaruje byose nk'uko Uwiteka yabwiye Dawidi. Imana yawe ubuzima bwacu bubasha kuba ubuzima bw'umugisha. Yego ko dushobora guhura n'ingorane, yego ko dushobora guhura n'amagorwa, ariko n'aya magorwa, no muri ya magorwa Imana itwereka kuri kumwe natwe. No muri ya magorwa Imana yigaragaza. Muri ya magorwa siko twirwanira, ahubwo ni Imana iturwanira. Iyo duhuye n'umwijima ntabwo haba habona, ariko ikintu gitangaje turi kumwe n'Imana, Imana turayitabaza ikabasha kutubera umucyo. Imana itumurikiye muri wa mwijima ntubukira umwijima, ahubwo tuba tugendera mu mucyo w'itangaza ryayo. Ndagira ngo mbabwire ngo turamutse tubaye abayobozi b'imitima yacu, ubuzima bwacu, nta kindi nuko ubuzima bwacu buhinduka ubuzima bw'umwijima gusa. Rero ntabwo nshobora kuyobora abandi, nanjye ubwanjye ntashobora, afite icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Ntabwo nshobora kuyobora abandi mu gihe mbayoboza umutima wanjye bwite, mu gihe umutima wanjye ugendera ku marangamutima yanjye, mu gihe umutima wanjye ugendera ku bitekerezo byanjye, ntabwo nshobora kuyobora abandi. Ese nabayobora mbajyana hehe? Ubwo wa 400 bambukanaga na Mose na Dawidi bagarukaga, bivuga ko bambutse akagezi Besori bagaruka, Dawidi yasuje abantu 200 basigaye bacitse intege. Ariko abandi 400 muri 400 bari bambukanye na Mose na Dawidi baravuze bati abantu basigaye ni ibigwari, nta kintu turaba, cyakoze mu imiryango yabo, ibyo twinyagiye byose nta na kimwe tubahawe. Ariko ko Dawidi atabanaga n'umutima we, ko Dawidi insinzi yayikeshaga Uwiteka, kuko atayikeshaga imbaraga ze cyangwa se ubushobozi bw'abasirikare be, aravuze toya, tugomba kugabana byose tukanganya. Ari mwe mwambutse akagezi Besori, ari abangaba bananiwe kwambuka akagezi Besori, nta tandukaniro ririmo, kuko ari mwe mwambutse, si mwe, ahubwo ni Uwiteka. Ari mwe mwagaruje byose, si mwe, ahubwo ni Uwiteka. Uku nguku niko Dawidi yabashije kuringaniza imitima yabo bose. Kwa cyari kiri imbere, icyo Dawidi yabashaka kubona ni Uwiteka wabahesheje intsinzi. Nezezwa n'umutima wa Dawidi cyane. Mu gihe cyo kubaho kwe kose, mu gihe cy'ubwami bwe cyose, ni ukuri nta gihe Dawidi yigeze abana n'umutima we bwite. Nta gihe Dawidi yigeze agundira umutima wo kuba umwami, ahubwo yararetse Imana iba umwami mu gihe cye. Mu gihe Imana ari umwami mu gihe cye, ni ukuri ibintu byabaye byiza, byagenze neza. Ese ninde mwami w'ubuzima bwawe? Ese ninde muyobozi w'ubuzima bwawe? Iki ni ikibazo gikomeye. Iki ngiki ni ikintu cy'ibanze twebwe abantu dukwiye gutekereza. Rero Dawidi nubwo Imana yamuhaye amahirwe yo kuba umwami, ntabwo yagundiriye ubwami mu mutima we, ahubwo Imana niyo yabaye umwami mu buzima bwe. Niyo mpamvu buri ntambwe yose Dawidi yateraga, tubona Imana yarafashaga Dawidi.
buri ntambwe yose Dawidi yageza gutera ni ukuri Imana yabaga iri kumwe nawe. Rero iyo tumenye intege nke zacu, iyo tumenye ubushobozi buke bwacu, iyo tumenye ko ntacyo dushoboye, nta kabuza dufasha hasi imitima yacu bwite, dufasha hasi imigire yacu bwite, tukabasha kwakira iyo Mana ikigaragaza mu mibereho yacu. Ubu ni bwo buzima Imana itwifuriza, ubu ni bwo buzima nifuriza uwo ari we wese. Mu gihe tukomeza kuganira tuzarushaho kubona ko hari itandukaniro rikomeye cyane mu gihe Imana ariyo muyobozi no mu gihe twebwe turi abayobozi. Ringira ko twaharwa umugisha binyuze muri iki giterane Imana yaduteguriye. Murakoze, Imana duhana umugisha. Kansenge, Mana yacu ndagushimye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Ushimwe kubera ko wadutahuriye ko turi abantu bananiwe, turi abantu batsinzwe. Si uko ushaka kutwereka ko turi insuzugurwa, ahubwo Umwami ni uko ushaka kutwereka ko ushaka kuba umuyobozi w'ubuzima bwacu, ushaka kuturwanirira, ushaka kutwereka inzira y'intsinzi. Urakomeza utwigishe by'umwihariko uburyo ki hari ibyo tubura, intege nke zacu, kugira ngo tubashe kwimika mu mitima yacu nk'uko Dawidi yakwimitse mu mitima we, ukabasha kuba umwami w'ubuzima bwe. Mwami, igihe ari umwami mu buzima bwa Dawidi, igihugu cyabonye umutekano, cyagize ituze, kandi abantu imitima yabo yari iri bugufi bwawe. Natwe rero nuko Mwami utwemerere kugira ngo twe kuba abami imitima yacu, ahubwo wowe hinduka umwami w'ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusende twizeye, amen. Murakoze, Imana duhana umugisha.